Kera habayeho umugabo witwaga Kanyagwa wari utuye mu mudugudu wa Rugwiro. Kanyagwa yari azwiho kugira amayeri menshi ariko agakunda inzira yoroshye yo gukira. Umunsi umwe yumvishe bavuga ko mu ishyamba hari igiti gitanga amafaranga aho gutanga imbuto. Kanyagwa ahita asimbuka ati ubu ndakize, afata agafuka n'inkoni arerekera. Aragenda yiruka avuga ati ngarutse nyiri umukire kurusha bose. Ageze mu ishyamba atangira gushakisha icyo giti. Aragenda aragishaka arananirwa, ariko ntiyacika intege nubwo nta na kimwe yabonaga. Nyuma y'amasaha ahura n'inguge yicaye ku giti, arayibaza ati muvandimwe, ntimwambwira aho igiti gitanga amafaranga kiri? Inguge iramureba maze iti oya, cyabayeho rwose, ariko amafaranga yacyo kubera abantu batayuhiraga. Nuko Kanyagwa aravuga ati nukuri se? Inguge iramusubiza ati yego rwose. Kanyagwa ahita yizera ayo magambo 100%. Atangira kuvoma amazi ayuhira ibiti byose byari mu iryo shyamba. Ku munsi wa mbere aruha tegereza amafaranga ko yera, arayabura. Sinjye wahera hahera Kanyagwa ukunda inzira zicishije bugufi zo gukira. Guys, rero mwibutse rero nimba wakunze aka gakuru watwandikira muri comment twayatugusomera n'indi migani nk'iyi. Ndakeka icyo gukora ukizi ni ugukanda subscribe. Nimba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite kuri izi video zacu watubwira tukatugiramo n'utuntu twongera. Ibitekerezo byacu birabadufasha twese. Bose mujye mwandika comment, biradufasha cyane. Murakoze.